Dema na Muka Loti n'uruzi Rwiza. Mukristo na Byiringiro bajya imbere bagera mu kibaya cyiza cyitwa Kwiyara, banyuramo banezerewe cyane. Bakimara vuba kuko atari kinini. Ahajya guhera hari agasozi kitwa Indamu karimo aho bacukura ifeza bazicukura mu rwobo rurerure. Abandi bagenzi bateshwe no kuhareba kuko ifeza ziguma, maze begereye umunwa w'urwo rwobo igitaka kirareduka bagwamo, baravunagurika barapfa. Abandi urwo rwobo rwarabaremaje ntibakira ubwo burema, barinda bapfa. Maze ndota yuko iruhande rw'urwo rwobo bugufi bw'inzira hahagaze umuntu witwaga Dema, ahamagara abagenzi ngo baze barurebe. Ahamagara Mukristo na mugenzi we ati, yemwe nimunyure hano mubone icyo mbereka. Mukristo ati, ni ikintu kigikwiye kudutesha inzira? Dema ati, hariho urwobo rw'ifeza n'abazicukura, nimuze murabona ubutunzi bwinshi murushe buki. Byiringiro ati, reka tugende turebe. Mukristo ati, jyewe sinjyayo kuko numvise bavuga hariya hantu kandi ko hica abantu benshi, kandi izo feza zimeze nk'ikigoyi ku bazishaka kuko zibabuza urugendo rwabo. Mukristo ararangurura abaza Dema ati, aho hantu si habi? Ntihabujije benshi urugendo rwabo? Dema ati, si habi cyane keretse kuba atitonda, icyakora bivuga n'ipfunwe. Mukristo abwira Byiringiro ati, ntiduteshuke n'intambwe imwe, ahubwo dukomeze inzira. Byiringiro ati, nzi yuko mwishakira ndamunaza. Dema akamuhamagara nk'uko aduhamagaye ari buteshuke ajye kuhareba. Mukristo ati, ntari bubure guteshuka kuko idini ye imujyana muri iyo nzira, ndetse ndakeka yuko azapfirayo. Dema arongera arabahamagara ati, ntimushaka kureba? Mukristo aramwerurira ati, Dema, uri umwanzi w'ingeso nziza zikundwa n'umwami w'iyi nzira. Umwe mu bacamanza be yamaze kuguciraho iteka guteshuka kwawe. Nawe ushakira iki kutuzana natwe muri urwo rubanza? Kandi twateshukaho na gato, umwami wacu ntiyabura kubimenya, akadukoza isoni aho dushaka kuzahagarara imbere ye dushize ubwoba. Dema arabasubiza ati, ndi mwene wanyu, mwatinda aho hato nanjye najyana namwe. Mukristo aramubaza ati, witwa nde? Ntiwitwa nk'uko naguhamagaye? Dema arasubiza ati, nitwa Dema koko, ndi uwo mu rubyaro rwa Aburahamu. Mukristo ati, ndakumenye, Gehazi ni sogokuruza wawe, na Yuda Isikariyota ni so, nawe ugeze ikirenge mu cyabo, uratwoshya nka Satani. So yamanitswe Imana imuhora ubugome, nawe ukwiriye ibihembo bihwanye n'ibye. Nitugeraho umwami wacu ari, ntituzabura kumubwira ibyo tugiriye. Baramureka baragenda. Ibyo bishize bamwishakira Ndamu, bageraho Dema yarari, arabahamagara barembuza. Uwo mwanya bajyana aho ari. Icyo ntazi nuko bagiye ku munwa rwa rwobo kurunguruka bakagwamo, cyangwa yuko bamanutse bakajyamo gucukura, cyangwa yuko bagiyemo bakicwa n'umwuka ucucumukamo. Icyo nzi nuko batongeye kuboneka ukundi muri iyo nzira. Mukristo araririmba ati, mwishakira ndamakunda Dema uwo, bahuje umutima baranezerewe. Umwe yahamagaye umwe, undi ariruka ajya aho ari ashaka iyo ndamu ye. Nuko rero bombi babiheramo, bahisemo iby'isi ntibarengaho. Ntawamenya ibyabo n'amaherezo, ariko bazajya bate mu ijuru. Hirya y'icyo kibaya abagenzi bagera ku nkingi ihagaze ku nzira. Bombi irabatangaza kuko ishusho yayo yasaga n'iy'umugore wahindutse inkingi. Barayitegereza bamara umwanya bananirwa kumenya icyo ari cyo. Nyuma Byiringiro abona amagambo yanditswe ku mutwe wayo uburyo buruhije, maze kuko atize gusoma cyane akamenya yuko Mukristo yabyize, aramuhamagara ngo ahari yabimenya. Araza amara umwanya asoma inyuguti imwe imwe, amenya yuko amagambo ari aya ngo mwibuke Muka Loti. Ayasomera mugenzi we. Bombi bamenya ko ariyo nkingi y'umunyu Muka Loti yahindutse, Imana imuhora kureba inyuma kubw'umutima wifuza ubwo yavaga i Sodomu. Icyo gitangaza kibavugisha aya magambo. Mukristo aravuga ati, tubonye inkingi mu gihe gikwiriye.
byakurikiye neza koshywa na Dema guteshuka tukareba wa musozi witwa Indamu. Yaba twateshutse nk'uko yadusabye kandi nk'uko washatse, mwene data, natwe tuba twahindukiye akabarore abadukurikiye. Byiringira ati nihannye ubwo bupfu bwanjye kandi ntangajwe nuko nahindutse nka Muka Loti. Icyaha cye n'icyanjye bitandukana biti? We yarebye inyuma gusa, yewe nifuzaga kugenda ngo ndebe, nkozwe n'isoni z'uko ibyo byinjiye mu mutima wanjye. Icyakora nshimira Imana ubuntu bwayo. Mukristo ati twite ku byo tubonye hano, tujye tubyibuka kugira ngo bizadufashe mu bihe bizaza. Uyu mugore yakize iteka rimwe kuko atarimbukanye n'i Sodomu, maze arimburwa n'irindi nk'uko tubonye, ahinduka inkingi y'umunyu. Byiringira ati uvuze ukuri koko, aduhindukira akabarore n'icyitegererezo. Aba akabarore gatuma twirinda icyaha cye, abe n'icyitegererezo cy'iteka rizaba ku bantu batazita kuri ako kabarore. Ariko rero cyane cyane ntangajwe nuko Dema na bagenzi be bagitinze aho ngaho, bagatinyuka gushaka bwa butunzi, kandi ari bwo bwatumye uyu mugore ahinduka inkingi y'umunyu. Nyamara we yarebye inyuma abwifuza gusa, nidusoma yuko yateshutse mu nzira intambwe n'imwe, kandi n'iryo teka ryamubayeho ryamuhinduye akabarore kitegeye aho bari, kuko bakubura amaso batabura kumureba. Mukristo ati ni igitangaza koko cyerekana yuko imitima yabo inangiwe rwose. Ndabahwanya n'abahangara kwibira imbere y'umucamanza, cyangwa abakegeta imigozi y'isaho z'amafaranga bakayibira munsi y'igiti abajura bamanikwaho. Byanditswe yuko ab'i Sodomu bari abanyabyaha bikomeye, kuko bakoreye ibyaha imbere y'Uwiteka abareba, nubwo yabagiriye neza kuko igihugu cyabo cyari kimeze nk'uko Edeni yameraga kera. Nicyo cyatumye bamutera umujinya mwinshi, barimbuzwa umuriro uvuye mu ijuru. Ibyo bitumenyesha neza yuko abakorera ibyaha imbere y'akabarore gahorera imbere yabo kubarinda, nk'uko ba Dema bakora, bazacirwaho iteka riruta ayandi. Byiringira ati uvuze ukuri koko, ariko n'imbabazi zikomeye z'Imana yuko wowe cyangwa cyane cyane jyewe tutahindutse akabarore nk'uyu. Nicyo gituma dukwiye gushima Imana no kuyubaha no kujya twibuka Muka Loti. Mbona yuko bakomeza inzira bagera ku ruzi Rwiza, umwami Dawidi yise uruzi rw'Imana, ariko Yohana yarwise uruzi rw'amazi y'isoko y'ubugingo. Inzira yabo yakikiraga urwo ruzi, Mukristo na mugenzi we bagendaga barukikiye banezerewe cyane, bakanywa ku mazi yarwo akabamara inyota akabasubizamo intege. Kandi hakurya no hakuno yarwo hari ibiti bitoto by'amoko yose byera imbuto ziribwa, ibibabi byabyo bakabirira kubabuza gutumba cyangwa kurwara izindi ndwara zifata abagenzi. Urwo ruzi rwacaga mu cyanya cyarimo uburabyo bwiza cyane n'ubwatsi buhorana itoto iteka ryose. Muri icyo cyanya bararyama barasinzira, kuko ari aho gusinzirira biziguye. Uko bakangutse basoromaga imbuto za bya biti bakazirya, bakanywa ku mazi ya rwa ruzi, bakaryama bagasinzira, bamara iminsi bakora batyo. Igihe bashatse kugenda gisohoye, uko urugendo rwabo rwari rutarashira, bararya baranywa baragenda.